icyo uramitiramo iki se iki ikintu cyo mbona cyiza ariko nicyo gifite amazi. Muraho nshuti bakunzi bavandimwe nshuti zavuga Imana TV, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe aho uherereye ku mpande z'isi, mu gihugu icyo ari cyo cyose urimo. Ikaze kuri Vuga Imana TV. Niba ari ubwa mbere kora subscribe, kandi nawe niba atari ubwa mbere ubana natwe kuri Vuga Imana TV, ikaze. Dukunda abagaruka, dora twishimiye kubana namwe. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo turi busange mu Migani igice cya 10 umurongo wa 22. Ariko tutarasoma uwo murongo, ijambo ry'uyu munsi tugiye kurebera hamwe, ndagira ngo nihanganishe utameze neza kuri uyu munsi wa none. Uyu munsi biranga ariko ejo bigakunda. Ushobora kuba hari ikibazo ufite, ariko wizere Imana yuko ikurinze izabasha kugukura no muri ibyo bikugerageza, ukabona gutabarwa kw'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu nishimwe. Turasoma Imigani igice cya 10 umurongo wa 22. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo umugisha w'Imana ufite ntukawukerense, ntukawupfushe ubusa ngo uvuge ngo Imana nta mugisha yaguhaye, ngo hari ibindi utegereje. Iyo migisha y'Imana ufite nayo yisobanukirwe, kugira ngo umenye ko Imana yakugiriye neza. Reka dusome. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Imana yacu nishimwe. Kuba ureba, kuba wumva, kuba ubona, kuba ugenda, kuba uryama ukabyuka ni ishimwe ry'Imana, kuko hari n'abo bidakunda. Uwo ni umugisha w'Imana. Kuba uvuga, nshuti mwene data, hari abatabasha kuvuga bakoresha amasinye, ntacyo bacumuye ku Mana, ariko niko Imana yabishatse kugira ngo igire icyo yigisha. Wowe rero uvuga, shimira Imana ko ubasha kuvuga. Umunwa wawe ukoresha uvuga ibyiza, ukoresha ugira abantu inama, ukoreshe uririmba uhumuriza abantu, ukoresha umunwa wawe usenya abandi, ubabaza abandi, uvuga ibitakwiriye. Menya ko ari umugisha Imana yaguhaye, menya ko ari ubuntu bw'Imana kuba uvuga. Umenye ibyo ugomba kuvuga byubaka isi, byubaka abantu, bifasha abo muri kumwe. Kuba Imana yaraguhaye kureba, menya ibyo ugomba kureba bikugirira umumaro kandi bikubashisha kugira ibyo wunguka. Ntabwo Imana yaguhaye kureba kugira ngo unegure abandi. Imana yaguhaye kureba kuko ari ubuntu yakugira, ari umugisha ufite. Uwo mugisha w'Imana rero ntukawukoreshe mu buryo budakwiriye. Kuba wumva, ntukishimire kumva amatiku, ntukishimire kumva ahantu bari kugambana, ahantu bari kuvuga ibibi, ahubwo nezezwa no kumva, ushaka kumva kugira neza kw'Imana. Nezezwa no kumva ko ahakenewe ibitekerezo, ahakenewe ubutabazi, hari uko ushoboye, hari icyo ushobojwe, wabasha kugira icyo ukora. Imana yacu nishimwe. Ibyo ufite byose ni ukubera Imana. Ngiye kubasangiza akavidewo. Burangiye nshima Imana iyo nariye, nubwo nzi ko nawe mfite amafaranga, nabyo mbishimira Imana, kuko hari igihe uba ufite amafaranga ariko wajya kugura icyo ushaka ukakibura. Kubera iki? Wenda ibyo washakaga ugezeyo urabibura. Hari igihe uba ufite ibiryo ariko ukarwara kurya bikakunanira. Tugomba kujya dushima Imana kubwo umugisha iduha. Niba Imana yaraguhaye ibiryo, niba Imana yaguhaye ibiryo ukabona nabyo urabitetse, urabiriye. Hari umuntu ushobora kugira ibiryo ariko ukabura n'uko abiteka, kubera wenda ibyo akora, kubera ibyo yahuye nabyo. Ubwo rero ujye ushima Imana, wumve ngo umugisha Mana utanga, umugisha wampaye, ngomba kukunezerererwa. Ntabwo ugomba kubabarira mu by'Imana yaguhaye. Ese nubabarira mu bintu Imana yaguhaye ukumva wowe ubwawe uriyanze, kumva wowe ubwawe nta munezero ufite, ninde uzaza kugushimisha? Shimira Imana, nezererwa Imana, uvuge ngo Mana ibi wampaye ntabwo ngomba kubibabariramo, kandi ugirira neza abantu bawe uko umeze kose. Niba hari n'ubumuga ufite, uko ubona ufite ubumuga ubana nabwo, cyangwa ubona hari uko umeze, ariko ukabona urahumeka, uyu mwuka duhumeka w'abazima, ujye ushima Imana uvuga ati Mana ndagushimiye yuko ari wowe wandemye, kandi ukaba unzi, ukabana nanjye umunsi ku munsi.
ni ijambo nawe mfite kubagezaho rivuga ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongera. Ugasanga umuntu yiyemeje kuvuga abandi nawe ngo abone amafaranga, ugasanga umuntu yiyemeje kugambanira abandi avuga babeshya ngo abone amafaranga, ariko ntabwo aribyo bidukwiriye. Tugomba kumenya ko hari umugisha Imana yatugeneye kandi amahirwe y'umuntu ntahagera amukurikira. Ushobora gutinda kugera mu mugisha w'Imana kubera uri kujya kure y'Imana yaho igushaka, ariko Imana izakugirira neza. Ari byiza rero wifata umugisha Imana yaguhaye ngo ukore nabi, Imana itazababara ntikomeze kuza kukugirira neza. Kubwo ibyo Imana yaguhaye ukamenya ko ari Imana yabiguhaye, ukirinda kujya gushakisha ibyo kwa Satani birimo imiruho n'amaganya n'agahinda, ubinezererwamo umunsi kibigera, ariko Satani akagaruka akakumwaza akavuga ati genda Satani ukoze abantu isoni, ndi Satani ubuza abantu amahoro. Ngwino kwa Yesu akugirire neza, utuze mu Mana. Imana ibane natwe, iturengere, iduhe kubasha kumenya uko tujya twitwara mu bihe nk'ibi bitoroshye. Muraho mumeze gute? Ahangaha hari umuntu wari wanditse komenti muri shoti video nari nakoze, arambwira ngo ariko ibisheke iyo ngiyo mu bihugu byo hanze bibageraho bimeze gute? Watweretse uko biba bimeze iyo mugiye kubigura. Urabona ko rero hano bitugeraho birasa neza, ariko ntabwo bitugera nka kwa kundi iwacu muri Afurika babaga babizanye bifite imizi, bifite imitwe mbese ubona bifite n'amababi. Hano ho babizana babikase, biba bisukuye nyine, ukaza ugafata icyo ushaka ukishyura. Aha ngaha urabona ko nyine baba babikata kugira ngo babone nyine uko babitwara, kuko urumva biba biragenda mu ndege cyangwa bafite ahandi hantu bagenewe kubitwara, noneho bakabitugezaho ari uko bimeze. Gusa biba biryoshye nyine, ugahitamo icyo ushaka, ariko nyine kuko baba babikataguye urabona ko hari bigenda bivamo amazi. Nubwo bivamo amazi ariko biba biryoshye. Ngira ngo abantu mwabonye agashoti video nari napositinze, biraryoha pe. Abantu mukunda ibisheke, mwebwe mukunda ibintu mukaza ngo ubusore nitujya hanze tuzabona ibyo dukunda, ntabwo wabibura, biba bihari. Byose biba bihari, keretse kuba utamenya aho biri cyangwa ukaba wabura uko ubigeraho, ariko biba bihari. Ni uko byari byiza. Ariko nuko mbona ku mitwe nazi uko bimeze. Ndafata iki kimwe. Okay, ngashyiramo aho ngaho bari kudufata cyonyine. Gifata zo kugisubije hose. Icyo uramitiramo. Iki seke. Iki nicyo mbona cyiza.